Nizere ko mumeze neza mwebwe tumara kuri YouTube channel or morning update. Umuntu uzi ko atarakora subscribe kuri channel ni wewe uri muri hombya, kuko uzajya ubona amakuru ariko bikugoye, ariko iyo uzi ko wakanze subscribe ugakana no kunzogera, icyo gihe amakuru ahita kugeraho tugisohora video ni YouTube iteguye notification ikakubwira ngo kuri or morning update habonetse update imeze gutya na gutya, ugahita uyibona bitero bikugora. Ubwo rero nawe wikore subscribe none hangaha, ikindi kora like kuri video ibintu bigende neza. Icya gatatu aricyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi, kuko utari mu group WhatsApp or morning update ho niho uhombera cyane, kuko hari amakuru tutajya tunyuza hano kuri YouTube. Bisa ngo ubu uri muri groupe support post ibintu nk'ibyo byose, hari amakuru menshi aca kuri groupe WhatsApp or morning update tutiriwe tuyanyuza hano kuri YouTube. Hano kuri YouTube tunyuza amakuru yandi bari ingenzi, cyangwa se hari nk'ibyo dusabwa kureba cyangwa se dusabwa gukora ibintu bikagenda neza. Ubwo rero nayo link yayo uraza kwisanga muri description ya video, joining iyo groupe ibintu bigende neza. Nje kuvuga kuri update ya Pi nyaboneka iri kugenda yubaka ibintu bitabaho. Niyo mpamvu mubwira ngo niba uzi yuko ukora uno mushinga wa mining ya Pi, nyaboneka rwose ni umugisha wagiriwe, kuko kuba waramenye ko Pi ihari ntako bisa. Hari amakuru yarahari, amakuru wenda aherukana yanga tureba muri dashboard ya nagerageje no kuyabereka nyine nta kibazo. Bibutsa abantu ko umuntu uzi ko atarahabwa migration ndari mwagomba gucekinga ko step ya gatatu yo kuri mainnet checklist ikoze neza. Iyi update ndakeka nayo basobanuriyeho byinshi cyane kuri or morning update umuko byari bimeze, ariko hari indi update imaze nk'iminsi 2 cyangwa 3 natari narabonye, ariko nyibonye ndavuga ni naboneka kwishare ngano muri or morning update, kugira ngo nibura namwe mugire icyo muyimenya, mumenye ngo no mushinga naga ari umushinga wo gusuzugura. Uruko byumva, uyu ntaga ari umushinga wo gusuzugura ngo ufate uko wiboneye ngo wumve ko nta kintu uvuze, ahubwo ukwiriye kujya uvuga uti simure gusigerwa ku mining kuko twaba bama twose. Ikindi simure kuzaceka indege ngo nuko wenda ngo narahabwa KYC, cyangwa se ngo nuko ngo KYC kiri tentative, cyangwa se ngo nuko byemewe ariko ikaba narahabwa migration. Ibyo ntago bikuriye kuguca intege, kuko uyu ni umushinga numurambi babwira muri video yose muze iyo mvuga kuri mining ya Pi, mbabwira ngo ba nyiri Pi cyangwa se Pi kwa team bivugiye yuko nta muntu numwe wamayininze Pi uzigera yicuza kuba yarayimayininze. Icyo bivugira bavuga yuko umuntu wese coin yakoreye zibe Pi imwe, bibice bibe coin ebyiri, zibe coin 100 azazihabwa byange bikunde, bitinde bitwara umwaka umwe, bitwara 5, bitwara 10. Niyo mpamvu mubwira ngo rero wowe nucika intege, kuko bavuga yuko umuntu wese witabiriye mining ya Pi uri tayari kuzakomeza gukora mining, cyangwa se uhari uri active azaruhuka ruko ibintu byo byose abibonye kuri wallet zibe nkuko nabikubwiye, bibuduce bibe tungana gute. Ibyo rero bari amakuru bukwiriye kumenya. Hari amakuru rero nabonye muri yagaragaye muri Pi browser mu minsi nyitatu ishize, na amakuru yagaragayemo, ariko ndagira ngo natwe tugira icyo tuyavuga hano kuri or morning update, hatagira umuntu uvuga ngo hari n'ababibona wenda nibibaze ngo bakibaza ngo byaturutse, ariko ndagira ngo nze kuza tuyaganireho gatoya, ubundi ibintu bigende neza. Banza ukore subscribe niba utarayikora, kora like kuri video ubone bigende neza, ndetse no muri comment waza kumbwira ukuza kuba wumva nawe uko bizaba biteye. Ariko tutararenga kuri Pi network kugira ngo mvuge ya update yanjye, hari no mining turimo turakora nyaboneka irimo robaka ibigwi. Iyi mining yitwa ngo ni Interlink, imeze irenda kuba nkuko Pi tuyize. Pi iri kugenda yubaka ibigwi, iri kugenda imenyekana ku mbuga nkoranyambaga, niyo mining igezweho. Iyi mining yitwa Interlink rero ni mining itaramara n'igihe kirekire, ifite total supply ya miliyari ya cyangwa se biliyoni 100. Muriko murabyumva, ni mining rero tuzahabwaho 66% niba nibuka neza byizo zose. Ubwo urumva ko dufite ku mining coin nyinshi, ariko nazo zikaba zitangwa mu gihe cy'umuntu witabiriye. Ni uvuga ngo mining ikorwa mu masaha 4, uri kubyumva, ni saa 12, ni saa 4, ni saa 8, ni saa 12 nanone gutyo, saa 4, saa 8 gutyo. Buri saha tuba tuzihuje. Ubwo rero wayizirikana ukajya uyikora, usanzwe uyikora nawe uri mushyashya, waza kureba link nashyize muri description, irimo na video ikuyobora ukuntu kutangira no mining nyine, ukajya ukora mining ndetse na verification ukayikora. Nongere nibutse umuntu uzi kuri or morning update ukaba utarakora face verification iyi mining ya Interlink, kuko ni wowe uri muri hombya. Uri kubyumva, ngewe ibyanjye no kujya nka makuru video zirahari kuri YouTube channel zikwereka ukuntu Interlink verification ikorwa, niyo KYC. Niba utarayikoze nta kintu uzigera uhabwa. Ubwo rero mba ndabura abantu baba bamaze nk'amezi 2 bamayining, ariko ugasanga umuntu yatereye iyo gusa KYC yarayihoreye. Nabimora bagira inama, video zibagira inama hano kuri or morning update zirahari zikugira inama ko ibintu byose bikorwa. Ubwo karagaciyemo. Tugaruka kuri Pi network yacu rero. Pi network nkuko nababwiye mbere ya byose, iri tangazo ryo nari narebabwiyeho ejo nyine, ariko nanone umuntu yanaresubiramo akaribibutsa. Niba uzi yuko ukora mining ya Pi ukabuzi ko utarahabwa migration na rimwe,
checkinga step yawe ya gatatu. Icyo gihe video nari nayibahaye mbahamo na video nanone yindi ibayobora ukuntu ino step ya gatatu uyikorera icyo bita two factor authentication, byose muri video nari nabibahaye byose. Uri kubyumva ibintu bimeze neza. Ubwo yari update ariko ntago ari yinzanya hanini, nje kuvuga kuri update yagaragaye muri Pi browser. Reka wenda mbanze nje muri Pi browser yanjye, nuvuga ngo ndareka nsubira inyuma kugira ngo tubirebere hamwe. Nuvuga ngo iyo update iri muri Pi browser, ukareba hano handitse ngo wallet, muriko murahabona, ukahakanda ubundi ukanirokinga cyangwa se ugafungura wallet yawe bitewe na fingerprint cyangwa se passphrase. Hano rero murabona yuko dufite option reka ifunguke wenda mu birebe. Dufite hano option eshatu, muriko murazibona hano hari option eshatu. Option ya mbere mureba hano, reka mbibereke neza mu birebe. Option ya mbere ni ya pay and request, ingi niyo yayindi tunyuraho nyine ucyaka kohereza pay no kuzakira, simubizi. Hakabaho n'indi option ya lockup, yo gukora lockup, muriko murayibona, ndetse n'indi yo gukora staking cyangwa se stakes. Uri kubibona mu minsi rero nk'itatu ishize cyangwa ine, hari update yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga irakwirakwira cyane, irasakara ya Pi, bagaragaza yuko muri ino Pi browser bongeyemo kandi kantu ka gatatu cyangwa se ka kane kagaragaza ngo buy. Muriko murakabona aka kantu rero niba Reddit sinahamya ka Reddit cyangwa se gashobora no kuba karanagiyemo. Hari ukuntu system icika abantu, hari igihe nk'ubu baba barimo bakubaka system ikabacika, mujya mubibona nk'abantu sinzi wenda ko abantu mujya mubyitaho ngo mubirebe. Hari igihe nkako yinibiyenda ryo kuba nko kujya ku isoko, uri kubyumva, ukajya kona nka nyuma nka mbere yuko isaha habura nk'isaha ngije ku isoko, ugasanga igiciro cyamaze kugeramo muri OKX wenda cyangwa se muri Binance, ukabona igiciro urimo urakibona ariko itarasohoka. Hari igihe ujya kwerekana nk'igiciro kibonye nko mu masegonda nka 30, wasubiraho ugasanga ntago kiri kukibona. Ubwo rero nabyo hari igihe bishobora kuba byarababayeho bikabacika, muriko murabyumva, ino buy ikagaragaramo nka gutya. Uri kubibona iyi buy rero akantu kamaro kayo nge nabonye cyane ni nako kugira ngo twifashishe kuba wagura Pi utiwe ujya kuri exchange cyangwa se ngo ujya handi. Uri kubyumva, ugafata Pi browser yawe ukayifungura ufite amagambo ya 28 ukajya hano ugabayinga Pi, ukishyura mu buryo muri payment iyo ari yo yose yemerwa mu gihugu cyari cyo cyose. Ibyo ni uburyo bwari bwashyizwemo, muri ko murabyumva. niyo none mwabonye ko hano muri Pi browser twahageze turakabura, ntago turi kukabona, babonye kuko nakarimo. Ariko iyi open cyangwa se iyi update yagaragaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, irasakara cyane, bagaragaza ko iyi option cyangwa se iyi tab ya buy yongewemo. Iyi tab ya buy rero uburyo yari buzagikoreshwa, nuvuga ngo wenda natinze mu birebe, nuvuga ngo iyi option ya buy hariho uburyo ki ugomba kugeza ukayikandaho. Uri kubyumva, wamara kuyikandaho ukahabwa screen imeze nka gutya, muriko murabibona. Hano rero uhitamo ubwoko bw'ifaranga ushaka kwiza kwishyuramo, muriko murabyumva, you spend. Hano uhitamo ifaranga ushaka kuza kwishyuramo. Noneho hariho uburyo bwo gukora payment bwifashishijwe uruno rubuga rwitwa ngo ni Bansa. Muriko murabona urubuga cyangwa se app yitwa ngo ni Bansa, yari yamaze no guhabwa KYB. KYB ni bwa buryo bwa no wa business nkuko mubizi. Pi yari arashyizeho KYC y'ama exchange cyangwa se ama web cyangwa se ama application cyangwa se ama company runaka ashaka kwifatanya na Pi, bayashyiriho nayo KYC rero ariyo bitaga KYB cyangwa se no wa business niko babyitaga. Iyi Bansa rero nayo yari ubu tuvuga nayo iri verified, ifite iyo option cyangwa se ifite iyo permission yemerewe kuba yakorana na Pi byeruye 100% muri mainnet nyine irimo iri accepted. Noneho rero harimo uburyo bwo guhitamo wowe uburyo ushaka guspendingamo amafaranga. Ubwo buryo rero ushobora kuvuga USDT, ushobora kuvuga ko ufite amafaranga runaka, amayero, ufite ama pound, ufite amanyarwanda wenda n'urunaka cyangwa se n'amarundi bibaye ngombwa icyo gihe. Ariko iyi Bansa ahanini ubundi supportinga ya mafaranga cyangwa se ano mafaranga tumenyereye yifashishwa ari internationali cyangwa se nanda makarita tuzi akora nka kuno izi za PayPal, za Visa card, za Mastercard, izo zose uburyo zishyuramo iyi Bansa irazisupportinga. Uri kubyumva rero, urumva n'uburyo bundi bwari bwongewemo bwo kuba waza ukabayinga Pi zawe ufite nk'amafaranga yawe, tuvuge ufite uyafite nko kuri mukikarita yawe ya Visa card. Muko murabyumva, ushobora kuba ufite Visa card, ufite Mastercard, iyo karita ukaba uyifite iriho amafaranga ariko ukaba utafite uburyo cyo wagura Pi. Ubwo rero harimo uburyo nyine bwo gukanda harabaye, then ugahita uyunguka hano ugahitamo ubwoko bw'ifaranga ushaka kwishyuramo, ubundi iyi Bansa ikaza kubigufashamo. Niba ari Visa card ukoresha, niba ari debit card, niba ari Mastercard, ukaza kwishyura ya mafaranga yawe.
uri kubyumva asanzwe ufite kuri ya karita yawe. Ayo makarita rero ubundi akenshi ni international abayafite barayazi, yifashishwa cyane mu kwishyura bitarebeye ngo ku gihugu. Ushobora kuva hano ukajya mu Buganda ukishyura, ukajya mu Burundi ukishyura, wajya Tanzania ukishyura. Abantu benshi barazifite, nanjye ndayigira ya Visa card. Muko murabyumva. Ngo rero urumva ko byaba ari uburyo bwiza bushyizweho bidasabye ngo abantu babe bazi ibindi bintu by'ubumenyi ngo wirirwa ngo ujya kuri OKX kujya kubayinga birabyo gukora market order nibiki cyangwa se ngo uzigure ku muntu P2P. Ibyo hariho uburyo bo bashyizemo hano option. Iyo option bakayishyiramo igaragaza uburyo cyo ushobora gufata amafaranga yawe ufite muri ku ikofi yawe cyangwa se muri account yawe, yaba ari ama USDT yaba ari ama coin yandi cyangwa se yaba ari n'amafaranga ufite ari kuri ku ikarita yawe runaka. Uri kubyumva, ukaba wayifashisha ukagura Pi, then wamara kuzihabwa iyi bansa cyangwa se iyi company ikabigufashamo mu kwishyura. Muriko murabyumva, mujya mubona nk'ama website ujya kwishyura ukajya kubona kugusaba ngo credit card nimero zayo cyangwa se Visa card nimero zayo. Hano rero naho ubwo nibwo buryo bari bashyizemo ubigaragaza. Ubu buryo rero buramutse bukunze, kugira ngo nanasoze nere kuvuga ibintu byinshi, ubu buryo buramutse bukunze bugakora guys, bugakora, ndakubwije ukuri Pi yazakora ibintu byinshi abantu bakumirwa. Kuko urumva haba habayeho kwa accepting amafaranga yose. Ushobora ko next time igihe runaka wazajya kubona ukabona n'amafaranga yacu y'amanyarwanda umuntu arayishyura nkuko tuzugura amadolari kuri Binance na P2P. Mujya mubibona hano rero, ukajya kubona ukuntu ukabona uraza ugahitamo kandi Rwanda ni francs, urishyura amafaranga yawe wenda 100, bahita baguhereza Pi hano wenda 20, baguhereza ushyira nimero yawe ya telefone, uhita baguhereza ka message ko kwemeza. Mujya mubibona nkuko nyine umuntu yishyura nk'umuriro cyangwa ibindi bintu. Muriko murabyumva, ugasanga rero ni ibintu byubatse neza, ukigurura Pi utiri ugira ubaza, utiri ugira ibiki n'ibiki. Urumva ko kaba ari akantu keza cyane, ariko ibigaragara byo nuko wenda icyo kwiriye kumenya gifatika nuko aya makuru ashobora kuba ari na edit. Ibyo niba ari ibintu bishoboka cyane hano online, abantu murabizi ko editinga, ariko nyaboneka nago umuntu editing ibintu bitari bupfe kuboneka. Nk'ubu kano kantu ushobora kujya kubona kadinzwemo next time igihe runaka bikaba official tukakabona, ariko nk'umuntu akaba gasohoye nka gutya ari nka edit yikoreye, birashoboka cyane online. Murabizi ko hari abantu benshi babagira ngo bibonere n'inkuru, ariko bibaye ari byo koko kano ka update kakazagarukamo, yaba ari amahirwe cyane ku mupiyoniya. Kuko ibi byose narababwiye biri kubakwa mu rwego rwo kugira ngo bizamurire n'agaciro ka Pi. Pi ifite total supply ya miliyari 100. Pi miliyari 100 rero urumva ni total supply iri hejuru, ariko ukurikije ibintu iri kubakwa, ukurikije ibintu irimo yubaka iyi Pi, ukurikije abanyamuryango barimo barayisura, ukurikije abantu barimo company zirimo zirayijoininga zigira ngo zifatanye nabo zijye zifashisha Pi nka payment. Uri kubyumva, isi coin ishobora kuzajya kubona zabaye imari ku isi hose, ugasanga nta nubwo no kuyibona biragoye. Wowe umuntu akakubwira ngo ukajya umubwira ngo wayiboneye ubuntu Pi, akabaza igihe wayiboneye, akakwibaza akakubaza atari kucyo utambwiye kubera nyine ko amakuru nicyo kintu cya mbere ubundi. Ubwo rero ntabwo nge mbitinda mbona ninje kugira ngo nyibahereze update. Ni update yagaragaye mu minsi nk'ibiri ishize 3, muriko murabyumva, bagaragaza ko kano option kongewemo, ariko twebwe nyine nkuko mwabibonye muri Pi browser ubu none nakarimo bishobora kuba ari official bikaba karajemo wenda nkabanyerako cyangwa se ko atimuka kaba kabacitse. Bibaho, ndabibabwenge bibaho, ndabizi cyane. Hari igihe usanga nk'ikintu runaka kitari gukunda, ariko umuntu yakinyabya mu gatoya we akaba arabibonye, yashaka nko kuza gusharinga nk'ayo makuru nawe ubwo yasubira akaba arabibuza akibaza ukuntu bigenza, ariko nk'aka ka screenshot akaba yahise agafata direct kavuga ati aya makuru nk'aya nagakwiriye kuncika, wenda nyuma yaho nawe kaba yabibuze. Birashoboka, cyangwa se kakaba katarimo, ariko amahirwe twagira nuko nkuko ndi kubikubwira twagasangamo. Amahirwe niyo yaba ariyo mahirwe, tugize amahirwe tukagasangamo, yaba ari amahirwe akomeye cyane. Ubwo rero byari ibyo ngibyo nagira ngo mvugeho, byazajya bifasha umuntu kwishyura atiriwe akenera kujya kuri exchange gushaka yo Pi, cyangwa se kubwira umuntu ngo ngiyewe ngo nshaka Pi ngo zingurishe. Ibyo ngibyo ukaza muri Pi browser yawe ufite amagambo yawe 28 ukayapestingamo, ugafungura ukagura izuguze zigahita zijya kuri balance yawe nyine hari muri Pi browser, kubera ko ufite amagambo yawe 28 cyangwa se zira passphrase zawe zikaba ziri nayo konte yawe, ibintu bikagenda neza. Iyi update yari ngo nagira ngo mvugeho, ariko tujye dusengera umuntu mushinga, nyaboneka dusengere bano bantu ba nyiri Core team, ba nyiri Pi, basi n'Imana ikomeze ibongerera ubwenge, ikomeze bongerera imbaraga, intego bihaye bo
bazaburuke bazigezeho natwe byazatwungukira. Muko murabyumva biba bari inama ngira abantu. Nongere nsoze mbabwira ngo niba uzi yuko payi yawe itarabona KYC cyangwa se KYC warayibonye ariko tentative cyangwa se warayibonye iranemerwa ariko ntago urahabwa migration, tuza ukomeze ukore mining wigira ikibazo. Nare babwiye ngo payi kuba team gahunda bafite nuko bazaruka buri muntu wese yarabonye payi ze. Ikindi ku muntu uzi ko yabonye payi ze bwa mbere cyangwa se migration ya mbere akaba yarayibonye, tuza iya kabiri nayizaza ariko ikazaza ari uko nta muntu numwe utarahabwa ya mbere. Ibyo bintu nongere mbisubiremo muri no video. Hari abantu babumva ngo sibyo. Hari no wabonye nabonye abimbaza muri groupe ambwira ngo migration ya kabiri ngirimo iratangwa. Umuntu babaye haye hano muri comment yayitwandikira akatubwira ati ngiye bayimaye, wenda ubwo wanasanga bishoboka, ariko ngewe nta muntu numwe ndabona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se muri groupe yanjye cyangwa se nanjye ku giti cyanjye wari wagaragaza yuko bamwimuriye payi ku nshuro ya kabiri. Ubwo rero niba uzi yuko wamayininze uzahabwa migration ya kabiri ari uko abambere bose batarayihabwa na rimwe bose bayihawe. Ubwo uzi ko atarayihabwa nawe niyo ngira inama nkamubwira ngo komeza nyine ukotane we wongera ibiceri byawe, ahubwo ku buryo niba none ufite ibiceri 20 next time ushobora kuzajya gukorwa migration bibaze kuba 40, byaba ariyo mahirwe kuri wowe. Nanone ntuzayapfushe ubusa. Mukore subscribe, like na comment. Video zacu zo nakagaruka ko hano kuri Oromanga Update yari update kuri Pi Network. Comment ziba zifunguye, ufite icyifuzo igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira, tuba turi tayari. Abenshi mujya mubona ko niyo wanditse muri comment ndagusubiza, ngiye ntago njya nkunda kuba ndi online cyane, iyo umuntu yanditse ndamusubiza. Ubwo rero ufite igitekerezo watugezaho cyangwa se inyunganizi yuko ubona twakora cyangwa se ibyo ubona twakongera cyangwa se ibyo ubona washima, byose comment bifunguye, ntabwo tujya dufunga comment. Ubundi video zacu hano kuri Oromanga Update nakagaruka. Mukore subscribe, like na comment na share kuri bagenzi banyu n'amagroupe muherereyemo, abantu bajye bibonera update ibintu bigende neza. Tuzahura muri video z'ubutaha. Ciao.